Yes, turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Rero ni kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa ikodeshwa, tukabubakira, twafasha gushaka ibyangombwa byo kuvugurura no kubaka, tukabamanagingira imitungo yanyu kandi neza rwose. Komeza ukande subscribe kuri channel yacu ya Nzuri Market, tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu, hanyuma ugibona ibyiza byose mu mitungo itimukanwa, tukurangire ibyiza ugura, tukurashakire n'abakiriya. Yes, nk'uko muri kubibona turi kwereka inzu nziza ya cadastre. Ni inzu iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati katikati hano i Remera, ahazwi nko ku Cyamitsingi cyangwa se ku Muvunyi. Akaba ari inzu nziza iri hafi cyane ya kaburimbo principale, ariko ikaba kuri kaburimbo nto yo muri quartier. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette 3, ikagira salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock. Sibyo gusa kubera ko ifite na annex igizwe n'ibyumba 2, igikoni cyo hanze, stock, na toilette byo hanze, ari nako kandi ifite parking ihagije hajyamo imodoka nkenye ndetse na jardin. Iyi nzu akaba ari inzu nziza iri ahantu heza, uba witegeye view ya Kimironko yose ndetse na Remera, naho hakurya za Rusororo cyangwa se za Masoro. Iyi nzu rero turayigurisha kandi turayigurisha amafaranga atari menshi. Nk'uko muri kubibona ni inzu y'inyamahanga, niyo umunyamahanga ushaka kwisubirira iwabo hanze kabisa. Niyo mpamvu ubona igifite n'ubwiza bw'amarangi budasanzwe ndetse na jardin. Iyi nzu rero turayigurisha miliyoni 150 zonyine kandi ziganirwaho, miliyoni 150 ziri negociable. Iyi nzu wabasha kwegukana ugatura muri quartier nziza irimo ibikorwa remezo byose, amashuri, ibitaro, imihanda, mbese hari byose kabisa wakenera, n'urusengero hafi aho ngaho. Inzu turayigurisha miliyoni 150 ziri negociable. Wayikunze waduhamagara kuri za nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 kabiri inshuro 3 Sibyo gusa rero kuko ushaka kudusanga no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, X cyangwa se Twitter, ndetse kabisa kuri TikTok hose turahabaye, kuri channel ya WhatsApp hose turahabaye, hose twitwa Nzuri Market. Ni Nzuri Market. Komeza kandi subscribe cyangwa se sabone utarabikora. Tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze. Ciao. This. I know, in bathroom. Can I take like in bathroom? Sorry. I think this is enough.